turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe. Twizere ko muri amahoro, twizere ko mushima Imana, twizere ko Imana ikomeje kubarinda. Tubahe ikaze muri uyu mwanya wo kwakira ubuhanuzi buvuye ku Mana. Turi ku tariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Buri kwezi tuba dufite ubuhanuzi buva ku Mana. Tuba twafashe umwanya tugasenga twabatese Imana mu kwezi bizagenda gute. Ni byiza ko abana b'Imana ari bayoborwa n'umwuka w'Imana. Twarasenze rero, hari message Imana yaduhaye twifuje ko kugira ngo tuyibagezeho. Reka tubanze dusenge hanyuma twumve ubuhanuzi bw'Imana. Imana mu izina rya Yesu, dushimye neza yawe, dushimye imbabazi zawe, turagushimira ko wabanye natwe kuva mu kwa mbere twatugejeje mu kwezi kwa 9 tukiri bazima. Nubwo hari ibyadushimisha ndetse n'ibyatubabaje twabuzemo abacu, ariko turagushimira ko twebwe tukiri bazima, si imbaraga zacu n'ubuntu bwawe. Imana uhabwe icyubahiro. Rero twongeye gusenga ngo uyu mwanya wongere uzubane natwe, kandi ubuhanuzi tugiye kwakira butubere ubuhanuzi bw'umugisha, uburinzi bwo butugaragareho muri kwezi kwa 9. Icyo wagambiye gukora Mana ugikore. Urakoze Mana ko twumvishije, icyoro kibi cyawe muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Muri kumwe na Prophet Robert Bakunda, mbahaye ikaze muri uyu mwanya kuri channel ya YouTube. We wageze online, Imana igumugisha kandi Imana ikomeze kugira neza. Ndagusaba ngo wibuke gukora umugisha w'Imana ukimara kumva ubutumwa bwiza, ushobora gusharinga mu nshuti zawe, mu bavandimwe, n'umugisha kugira ngo nawe ubashe kumva icyo Imana ituvugaho muri kwezi kwa 9. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma twumva ubuhanuzi bw'Imana. Turasoma igitabo cya Zaburi 124, turasoma n'umurongo wa 6. Zaburi 124 turasoma n'umurongo wa 6. Haravuze ngo Uwiteka ahimbazwe utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Uwiteka ahimbazwe utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Imana yambwiye ngo uku n'ukwezi ko kwakira amashimwe. Hari amashimwe ugiye kwakira mu kanwa kawe, hari amashimwe ugiye kubona aturutse ko mu mbaraga z'Imana. Iri ni ijambo ryavuzwe n'Abisiraheli. Bari bafite abanzi batandukanye, barageragejwe, bari muri Egiputa. Ni inkuru ndende. Baricwaga, bakoreshwa imirimo y'agahato, bagera ahantu ho guta ibyiringiro, bumva yuko Imana itariho, bumva Imana yuko yabataye. Bamara imyaka myinshi kwa Faro, bababazwa cyane, barabicwa buri munsi, kugeza igihe Imana yahagurukije Mose aza mu Bisirayeli. Arababwira ngo Imana yambwiye ngo mbakure mu gihugu cya Faro mujye mu gihugu cy'amata n'ubuki. Ntibabyizera, baratese iyo Mana ibahe, iyo Mana yitwa nde? Isomye bice 6 mu Kuva. Mose arababwira ngo yitwa ndiho, yitwa ndiwe, yitwa Uwiteka, yitwa Imana isumba byose, yitwa Imana ishoboye byose. Ariko abise kuko bari barataye ibyiringiro, nibizera ibyo Mose ababwiye. Birashobora kurimo kunyumva nawe, bitewe n'intambara we nazo, bitewe n'ibikomere we nabyo, bitewe n'ibigeragezo umaze iminsi, urabona birenze ubwenge bwawe, urabona aho ugeze wananiwe. Ushobora kubaza ngo ese ibi Imana yabikora? Ariko Imana yamwe ukwezi kwa 9, hejuru y'ibyakubabaje, hejuru y'ibyo watakaje, hejuru y'amarira warize, hejuru y'ibikomere we nabyo, uku n'ukwezi ko kwakira amashimwe. Hari amashimwe ugiye kwakira mu kanwa kawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abisirayeli no bamaze kugera, banyuze mu ntambara ndende, ariko baje gusoreza nanone mu gihugu cy'amata n'ubuki. Bageze batangira gushima Imana, batangira kuvuga ineza y'Imana. Iyo usomye muri Zaburi ya 78, 78 Zaburi, ugasoma umurongo wa 4, haravuga ngo nituzabihisha abuzukuru babo, tubwira ab'iki gihe kizaza ishimwe ry'Uwiteka n'imbaraga ze n'imirimo itangaza Uwiteka yakoze. Aya ngutangarize ngo nawe amashimwe ugiye kwakira mu kwezi kwa 9 uzabwira abantu bitangaza. Ntabwo amashimwe azemera kuceceka, ntabwo amashimwe azemera kutuza. Uzabwira ko Imana ikora, uzabwira abantu ati nabonye Imana. Uzaba bifatika kuko benshi bazi ubuzima urimo, kuko benshi harabazi ibikugoye, harabazi ibikomere ufite,
hari abazi ko bitazigera bikunda, ariko kubw'amashimwe wakira mu kwezi kwa karindwi uzababwira ati Imana yarabikoze. Uzababwira ati bya bindi byarakoretse, bagatese byagenze gute, ubabwira ati ni imirimo n'ibitangazo Uwiteka yakoze. Rero iyi Zaburi Dawidi yabwiye Abisirayeli ati mubaze mwicare mutuze. Aravuga ati tutabeshe, we ku murongo wa ati iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu, ubwo ababisha baduhagurukiraga niba baratumize bunguri. Iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu, ubwo ababisha baduhagurukiraga niba baratumize bunguri. Ubwo umushinya wawo wacangwaga kuri twebwe, amazi n'abaraturengeye rwose, isuri baratemze ku bugingo bwacu, amazi yindurije abaratemze ku bugingo bwacu. Arababwira ngo iyaba Uwiteka, nubwo twageragejwe, nubwo twababajwe, nubwo twageze tukumva biranze, ariko Uwiteka nanone muri byose yabaye mu ruhande rwacu. Ndagutangariza mwene data ngo nubwo wahuye n'intambara nizaguhita, nubwo wageragejwe ntabwo byaguhita. None se urugero, ibirozi wariye, ibirozi byagufashe, wari uzi ko ari byo kugira ngo ube ukiriho, byari byo kukwica, ariko Uwiteka atanga ingabo nyinshi zipfa ku bwawe, niyo mpamvu igihumeka. Haleluya. Mubaza akabazo, ese kubaho kw'agashwi ni muweza gace? Niba muza agashwi n'ukuntu agace kaba gashaka agashwi niba gakuze, niba gakuze simbaraga zo hari igihe inkoko ituraga ikabyara udushwi nka 10, ugasanga hakuze tubi, uturi twose agace karadutwaye. Kubaho kw'agashwi ntabwo ari imweza gace, ahubwo kaba kuko Imana igafite umugabo. Ndagutangariza ngo ujye kuburiho si muweza Satani, si muweza abanzi bawe, ko abanzi bashaka kupfa, nudapfa uzapfura imbwa, nudapfa upfusabiriza, nudapfa usabiriza uze munsi y'ibirenge byawe. Ariko kuko Imana yagiye ibana nawe uracyariho, nubwo utaratabarwa ariko urasa neza. Bakunda kwibaza ngo ariko se ubaye hute, babona usa neza. Niyo waburara bamenya ko wariye, niyo wakwambara ibitagaragara babona ko wambaye ibihenze, niyo wakwisiga amavuta aciriritse babona ko wisiga amavuta arenze. Kubera iki? Imana yagiye kwimana. Dawidi arabwira Abisirayeli ati iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwawe, ubwo abantu baduhagurukiraga tuba twarashize. Ariko Uwiteka, ijambo twasomye ryavuze ku murongo wa 6, Uwiteka himbazwe utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo. Ndagutangariza mwene data, Imana ishimwe ko itaremeye yuko uba umuhigo w'abanzi bawe. Imana ishimwe ko itaremeye yuko molas erego kuba ko ubicyabanzi bashaka. Habwa Imana yagiye ivuguruza ibyo bagatekerezaga. Baravuze ati ntabwo uzagera warahagize, ntabwo azabona ibi warayibonye, n'imbaraga zawe n'ubuntu bw'Imana. Rero ngutangarize ngo kwezi kwa 9 Imana yambwiye ngo yakurinze byabi, yakurinze cyaki. Ntabwo yakurindiye kugira ngo uzicwe n'agahinda, ntabwo yakurindiye kugira ngo uzapfe wishwe n'amaganya n'amarira, no, yakurinze kugira ngo uzavuga imbaraga z'Imana. Rero kwezi kwa 9 ugiye kwakira amashimwe mu kanwa kawe, ugiye kubona imbaraga z'Imana, ugiye kubona gukora k'Uwiteka, ugiye kongera kubona Imana. Yego hari wayibonye, ariko kwezi kwa 9 witegure kwakira amashimwe mu kanwa kawe. Kandi Imana ije gukora ibirenze iby'ubwenge bwawe, ije gukora ibirenze iby'abana b'abantu batekereza, ije gukora ibirenze ibyo wibwiraga, ije gukora ibiruta ibyo wasabaga. Imana ishimwe cyane kandi Imana ntabwo icyubahiro. Rero naye ngutangariza ukwezi kwa 9 witegura amashimwe. Wa mugabo ugiye gushima Imana, wa mama we ugiye gushima Imana, wa mukobwa w'umusore ugiye kuvuga imbaraga z'Imana. Imana ikumugisha kandi Imana ikomeze kugira neza. Wakira ubwo buhanuzi bw'Imana. Ijambo ryavuze ngo ryavuze kuri Zaburi 124:6, Uwiteka himbazwe utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo. Uzima mvavuze iri jambo nuko babonye ahantu bageze. Tekereza kuva mu gihugu cy'uburetwa ukijira mu gihugu cy'amata n'ubuki. Tekereza kuva amaboko y'abanzi ukinjira mu maboko y'Imana. Tekereza kuva aho abantu bakuzingiye, bakurogiye, bakuvumye, baguhandiye, ukajya kubona ukabona gukiye umugambi w'Imana. Urugero, abantu bari bazi yuko Hana azafata byayo, birasinywa, birandikwa, biremezwa, Penina yishiramo ko ariko bizagenda.
ngo ariko umunsi umwe hanasamye hanabyaye. Ababonye aje gushimana abantu bose barumbi. Hana arababwira ngo ni Imana iri ikigakiza ishiri kuzima igakura. Ndashima nubwo yabashe kunyica mu bitekerezo ariko yarongeye irangiza. Ndashima nubwo yashize ikuzimu nk'abiciro ry'imigani nkaba mu isi y'umwijima yanjye ngatungwa n'amarira nkarara amarira nkambara amarira ariko ishimwe yuko wari ingoma abyaye karindwi. Mwene data ngutanganize ngo nawe ukwezi kwa 9 witegura amashimwe, witegure kuvuga imbaraga z'Imana, witegure kuvuga ineza y'Imana. Wabonaga bikomeye, wabonaga ubivuyemo, wabonaga yaragutaye, wabonaga itakigukunda, wabonaga arabikunda, wabonaga ikibona kugutoye. Lamo eresterego nukuri hari amashimwe ugiye kwakira mu kwezi kwa 9. Wakira ubuhanuzi bw'Imana kandi Imana igumugisha. Reka dusenga Imana. Mana y'Isaka, Mana Abrahamu, urakoze kubwo ubuhanuzi duhaye. Ushimye kuje guherekesha no bitangaza kubwira ijambo ryawe. Uwari wese uzabyumva mwami, uzamutimo kuryizera kandi iri jambo uzarikoremo ibintu bitangaza. Aya mezi ya 9 twakira amashimwe. Hejuru y'ibyatubabaje ushimye kuje kutwomora ibikomere. Hejuru y'ibyaturishije ushimye kuduhaye umunezero. Hejuru y'abadusuzugura ushimye kuduhaye gutasuzugurwa. Hejuru y'ibyo twanyazwe ushimye kubigaruye. Urakoze Imana ko Lamo eresterego kukwezi kwa 9 tugiye kwakira amashimwe. Tuguhecero mwami kandi natwe twizeye yuko uje kubikora. Izina ryo rishugwe hejuru muri byose ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana igumugisha kandi Imana ikomeze kujya neza. Mwifurije ukwezi kwa 9 kwiza kumugisha. Wakira amashimwe kamagaho kandi uzavuge mu bitangazo biteka kuri. Mwari kumwe na Prophet Robert. Nuze kugenda udakoze share, udasharinze mu nshuti zawe. Wibuke gukora subscribe cyangwa se abone. Uvuga ineza y'Imana. Murakoze cyane abakunda. Mugira ukwezi kwiza kumugisha. Uburinzi bw'Imana neza ikomeze kubana namwe. Bye bye.